Ndagusuhuje mukunzi wacu ari nakora naguha ikaze. Iyi ni KN Radio, ishakiro rukumbi ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Kuri ubu ni amakuru atari meza cyane, ni amakuru ababaje abayumvise ndetse n'abayabonye nyuma y'aho abana 22 bose bafatiwe bari mu masoko banze kujya kwiga. Kuri ubu ese ubuyobozi bwatangaje iki nyuma y'uko bano bana bafatiwe mu masoko agiye atandukanye aherereye mu karere ka Nyamasheke? Ese ababyeyi bo, abarezi bo baba batangaje iki? Ibi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye nibyo bikubiye mu makuru twaguteguriye uyu munsi. Icyakora niba ari ubwa mbere dusuye, ndakwinginze jya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa se abone, utukandaho n'akazogera kaza nako ntugasige nako utugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Reka twitse gatoya ubundi tuze tubabwira byinshi kuri iyi nkuru ikomeje kugarukwaho n'abantu benshi hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga za hano mu Rwanda ndetse n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye, aho birimo biribaza impamvu bano bana 22 bafatiwe mu isoko batigeze bajya mu mashuri yabo. Ibikomeje kubabaza abagiye batandukanye ba hano mu Rwanda. Reka nongere mbaye ikaze bakunzi ba KN Radio, aho tubagezaho amakuru aba arimo aragenda avugirwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Kuri ubu ni amakuru atari meza habe na gato, amakuru mabi cyane, aho abana b'iki gihe usigaye usanga bakunze guta amashuri ahubwo bagahitamo inzira yo kwirwa mu muhanda cyangwa kujya mu masoko gukorera amafaranga. Ibi kandi tubivuze nyuma y'uko mu isoko rya Rwesero riri mu murenge wa Kagano akarere ka Nyamasheke hafatiwe abana 22 bo mu mashuri abanza bari basibye ishuri biyizira mu masoko, bamwe baje gukorera amafaranga abandi baje batwaje ababyeyi babo imyaka baje kugurisha. Bamwe mu babyeyi babeshya ko bari baje kubagurira ibikoresho by'ishuri. Ni igikorwa kandi cyakozwe kuri uyu wa kabiri tariki ya 24 Nzeri 2024 ku bufatanye n'urubyiruko rw'abakoranabushake, ubuyobozi n'inzego z'umutekano, nyuma y'aho bigaragariye ko hari abana benshi batangiye gusiba ishuri kandi bikiri mu ntangiriro bakizira mu masoko. Umwe muri urwo rubyiruko rw'abakoranabushake yabwiye itangazamakuru ko muri abo bana hari ababa baje ababyeyi babo batabizi, bazi ko bagiye kwiga kuko baba bagiye bambaye imyenda y'ishuri banafite amakayi mu bikapu, bagera mu nzira bakayikuramo bakaza mu isoko kwikorera abantu ibyo bahashye cyangwa kubasigariraho ngo bahahe ibindi, bakabaha igiceri cy'amafaranga 100 gusa. Icyo gihe ngo abayobozi ku mashuri baba babona abo bana basibye ababyeyi babizi cyangwa bazi ko babasibije kujya kwiga. Abana aho bibereye mu masoko, ikibabaje kikaba ko iyo bidakurikiraniwe hafi hakiri kare, abayobozi b'amashuri ntibagaragaze ko abana basibye ngo bafatanye n'ababyeyi gushakisha aho bari. Abana birundira muri izo ngeso bumva ko ari amafaranga bakorera bikazarangira amashuri bayaretse burundu. Ubwo uyu mukoranabushake yari arimo araganira n'itangazamakuru, mu magambo ye yagize ati: icyo twasanze kibabaje cyane uyu munsi
ni uko hari abari kumwe n'ababyeyi babo baje babatwaje ibyo bazanye kugurisha bari bunabatwaze ibyo bahaha. Bamwe mu babyeyi bakavuga ko bari baje kubashakira ibikoresho by'ishuri kandi ubona ko baba bishakira ko babatwaza ibyo kwiga, ko abana bisa nkaho ntacyo bibabwiye. Undi mugenzi we wafatanyaga n'uwo mukoranabushake nawe yatangarije itangazamakuru ko iyo ngeso yacika habayeho ubufatanye busesuye n'ababyeyi, abayobozi b'amashuri n'ubuyobozi, abakoresha abana imirimo y'inyungu zabo bwite, bazi ko bagombye kuba bari mu mashuri nyamara ababo batayasibye baba bakwiye guhanwa by'intangarugero, bagacibwa amande afatika kimwe n'ababyeyi basibya abana babizi aho bakabohereje ku mashuri. Nawe yagize ati abayobozi b'amashuri badakurikirana ngo bamenye abana basibye, bakurikirane mu miryango babaze impamvu, baba bakwiye gukeburwa byaba ngombwa bagahanwa. Bitabaye ibyo mu minsi iri imbere nkurikije uko nabibonye uzajya usanga abana bibereye mu isoko aho kuba bari ku mashuri. Avuga ko iyo bikomeje bityo aribwo usanga bamwe mu bana bageze aho bakanga ishuri burundu, bagahinduka za mayibobo n'abajura mu masoko no mu ngo z'abaturage, nazo bakazipfumura ndetse n'ingufuri bakazica. Iyi nkuru kandi yagarutsweho n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kagano Uwimana Damas, avuga ko bikozwe amashuri agitangira ngo harebwe koko abana basiba ishuri aho baba bari. Ubwo yasubizaga itangazamakuru yagize ati ikibi kirimo ni uko umwana watangiye gusiba ishuri akajya gukorera amafaranga mu isoko birangira aritaye akibera uwo mu isoko gusa, cyane cyane iyo abishyigikiwemo n'ababyeyi. Umwana aba agomba kwiga amasaha yose ya ngombwa n'iminsi yose, ibikoresho bikagurwa n'ababyeyi bakabizanira abana. Umwana ntakwiriye kwirizwa mu isoko ngo yagiye kugura cyangwa kugurirwa ibikoresho by'ishuri. Yavuze ko mu ntangiriro nk'uko nta bihano baha ababyeyi nk'abo, ahubwo babigisha gusa abana bakoherezwa ku ishuri, ariko ko iyo bikomeje ababyeyi bahanwa by'intangarugero. Abakoresha abana bazi ko biga bo iyo bafashwe bacibwa amande, abana bakigishwa ibyiza by'ishuri kuruta gukorera amafaranga bakiri bato. Ibikorwa nk'ibi kandi bizakomeza muri kano karere ndetse no hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda, kuko ukunda gusanga abana benshi bibereye mu mihanda aho ahubwo bakagiye ku ishuri ngo kandi rimwe na rimwe ngo ari igihe n'ababyeyi babo baba babizi. Iyi ni KN Radio, ishakiro rukumbi ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Niba ari ubwa mbere udusuye ndakwinginze jya munsi y'aya makuru yacu urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, utukandaho n'akazugira kaza nako ntugasige nako utugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Mukomeze mugire ibihe byiza kandi Imana ijye ikomeza ibane namwe umunsi ku wundi.